Yes, reka nongere mbahereze ikaze n'abasuhuza mwebwe dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero hano mu gihugu cy'u Rwanda tudatinze cyane, wenda hari abanyeshuri bahisemo guhinduza ibigo bari bahawe. Wenda waba wahawe ikigo runaka, wowe ukumva utagishatse, ukumva nturi proud yo ko wajya kukiga, bigasaba ko uhinduza, bigasaba ko wenda utari buze guhitamo icyo kigo nk'uko wagihawe, cyangwa se nk'uko wabaye wahabwa amahirwe yo kujya kukiga ndetse no kuba wakitabira n'ubundi muri rusange nk'uko byari byakomeje kugenda bigaragara. Rero ibingibi bakimara kubihitamo nibwo bahise bagaragaza ko abahisemo kuba bahindura ibigo, abahisemo kuba babahindurira ibigo muri rusange, bafite igihe bazasubizwa, mbese bafite n'igihe bazaba basubijwe mu bijyanye n'ibigo bashatse guhinduza, mu bijyanye na gahunda z'uko bamwe muri bo bari bashatse guhinduza ibigo runaka. Wenda baba baraguhaye nka MCB, ntubishaka ugahitamo indimi, cyangwa baba baraguhaye mege ukumva ntuyishaka, ukaba wahitamo n'indi kombinizo ushaka bitewe n'uburyo wowe wiyumva, bitewe na gahunda zawe uburyo zimeze, bijyanye n'uburyo ushaka kwigamo muri rusange nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Nibwo rero uyu munsi wa none nibwo twakomeje gukurura amakuru menshi, dukomeza kugenda twakira amakuru menshi ajyanye n'uburyo ibigo bari kubihinduramo, ajyanye n'uburyo abasabye kuba bahindurirwa ibigo biri bugende, ndetse n'uburyo babyanzuye muri rusange, bakomeza kugenda berekana ingingo ku yindi nk'uko bagiye babisobanura. Rero nuza kumfasha, wenda we tugiye kubana muri iki cyegeranyo cyacu, uraza kuba wagikurikirana maze ukande subscribe, ahandi ukande na like icyegeranyo uri kumva. Nimba hari n'igitekerezo uduhereza cyangwa se comment waba ufite, ushyiraho hasi muri comment, noneho turaza guhuriramo. Wenda nimba hari ikibazo watubashije tugusubize, byose tubishyire ku murongo, ariko unyemerere twinjirane muri iki cyegeranyo, kubera ko noneho kije kirenze bya bindi byose twari tumaze iminsi tubanamo, kije kirenze bya bindi byose wari umaze iminsi ugezwaho nanjye Rodri Entertainment n'ubundi nk'uko musanzwe munkurikirana. Rero cyane cyane dukomeza no kugenda kubaka umuryango mugari wa Rodri Entertainment nk'uko nkomeza kugenda mbibabwira, bijyanye n'igihe uyu munsi wa none turimo, bijyanye n'uburyo internet ubu munsi wa none ikomeza kugenda iduhuza, ikomeza kugenda idushyira hamwe mu bijyanye n'urugendo turi gukora uyu munsi wa none, bijyanye n'uburyo uyu munsi wa none turi gushaka kuba twazamura ikintu twita buri kimwe cyose gikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, rwose tukaba twakigendamo neza kandi bibereye abanyarwanda, ndetse bitubereye twese uko dushaka kubaka igihugu cy'u Rwanda neza cyane. Rero tudatinze cyane, tugiye kubanza tunyure gatoya mu bijyanye n'uburyo abanyeshuri bamwe na bamwe bitewe n'agace aherereyemo hano mu gihugu cy'u Rwanda ahitamo kuba yahinduza ikigo. Nyuma yaho turaza kuza kwinjira mu burezi gatoya hano mu gihugu cy'u Rwanda, turebe uburyo buhagaze uyu munsi wa none. Noneho nyuma yaho turi mu musozo w'icyegeranyo cyacu, nibwo turi buze kuba twaganira ku byo His Excellent we uyu munsi wa none ashaka mu burezi, nibwo turi buze kuba twarebera hamwe icyo uwo dufata nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rwose yamaze kuba yahitamo, yamaze kuba yakifuriza abanyarwanda n'ubundi muri rusange muri uyu mwaka mushya w'amashuri wa 2025-2026 nk'uko tutangiye neza, kandi tukaba tutangiye nta kibazo na kimwe, nta mvururu na zimwe, cyane ko turi no mu cyo twakwita nk'ibyishimo, icyo twakwita nka gahunda nziza. Dore mu minsi iri imbere nibwo hano mu gihugu cy'u Rwanda hazaba hanakinirwa irushanwa cyangwa se Coupe du Monde y'amagare, bijyanye n'irushanwa ry'amagare ku isi hose, ariko zizabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero si ibyo byatuzinduye, reka twinjire mu byatuzinduye neza cyane kandi twihuse. Mbere na mbere rero hari ikijyanye na gahunda z'uburyo uyu munsi wa none abahisemo guhinduza ibigo, cyangwa se abahisemo gahunda yo kuba bahindura ibigo, hari iminsi babahaye yuko wenda bazaba basubijwe, bazaba bahawe ibisubizo. Noneho hari na gahunda bagiye batanga, hari zimwe mu ntego bagiye bafata mu bijyanye n'uburyo umunyeshuri we yagiye ashaka guhindura ikigo. Muri rusange wenda
hari uburyo umunyeshuri aba afite amanota n'ubundi muri rusange, ugasanga ayo manota wenda aka kanya ntamwemerera kuba yahindura ikigo, ayo manota ugasanga ntamwemerera na gato kuba wenda yafata umwanzuro wo guhindura ngo ikigo babimwemerere. Ariko uyu munsi wa none ibigo biragenda bihindurwa bitewe n'aho washatse kwiga, wenda ukavuga runaka, wenda ukavuga ati banyoherereje kuri se Kigali uyu munsi wa none, kandi nkaba nshaka kwiga tourism hari Huye. Ibyo byose birakorwa uyu munsi wa none, bakomeza kugenda banakuze n'icyo twita imyuga. Nibwo umunsi ku wundi hano mu gihugu cy'u Rwanda hakomeza kugenda hasohoka amatangazo y'ibigo runaka afite imyuga ndetse afite n'amashami y'imyuga, aho ukomeza kugenda usanga uyu munsi wa none tubifite hano mu gihugu cy'u Rwanda, dufite icyo twita nko gukuza n'imyuga n'ubundi muri rusange. Rero guhindura ibigo hari bimwe na bimwe bigenda bigenderwaho, aho usanga bifashisha amanota, aho usanga bifashisha uburyo umunyeshuri yatsinzemo bijyanye na gahunda z'uburyo umunyeshuri yatsinzemo n'ubundi muri rusange, bakomeza kugenda babihuza, bakomeza kugenda berekana uburyo buri munyeshuri wese yatsinzemo, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo gutsinda biguhesha ikigo n'ubundi muri rusange, bakomeza kugenda banagaragaza n'uburyo ibyo byose bigenderwaho, mbese binafatwa nka gahunda yo kugira ngo bakomeze bagure ibyo byose. Nibwo rero rimwe na rimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda hari aho ubona none wenda hagasohoka nk'itangazo runaka, cyangwa se bakaba bavuga iki runaka, bakagaragaza ko wenda nimba ari uguhindura ikigo, wenda ufite ubushake bwo kuba wahinduza ikigo wahawe, ukaba washyiramo amanota, ukaba waripotinga icyo twakwita nk'amanota yawe, mbese ugahabwa icyo kigo washatse kujyaho, bijyanye n'uburyo bari batangaje ko abanyeshuri bahinduje ibigo bagomba kumara icyumweru bari mu rugo, mbese bagategereza mwa kiriya cyumweru tugiye kwinjiramo, ubwo ni ikizaza, noneho bakahabwa igisubizo, nabo bagahita bajya ku ishuri byihuse cyane. Ubwo nabo bagahita bakomeza amasomo n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Nibwo rero ibyo byose ukomeza kugenda usanga biri muri gahunda uyu munsi wa none dufata nka gahunda ya leta n'ubundi, kubera ko guhinduza ikigo by'umunyeshuri biri muri ya ntego ijyanye n'uburyo we yiyumva muri ayo masomo. Buriya kwiga isomo wiyumvamo, cyangwa se kujya kwiga ikintu wumva ushaka, biri muri bya bindi dusanga n'ubundi ari byo bifasha umunyeshuri gutsinda uyu munsi wa none, ari byo bituma umunyeshuri mbese atsinda, akarushaho no gukomeza kuryoherwa n'ibyo ari kwiga, mbese akarushaho no gukomeza kujyana na gahunda z'uburyo we yiyumva mu bijyanye n'uburyo ari kwigamo, bijyanye n'uburyo yumvamo amasomo. Ugasanga rero nimba buri munyeshuri yaragiye kwiga bijyanye n'ibyo akunda, wenda nubwo atari abanyarwanda twese twiga ibyo dushaka, ariko ugasanga babandi bagiye kwiga ibyo bashaka, bagiye kwiga ibyo bakunze, ugasanga baratsinda, ugasanga babona amanota ashimishije, ugasanga mbese batsinda kuri rwa rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu rero dukomeza kugenda dusanga ibi byose uyu munsi wa none bikorwa, mbese bikanashyirwa no mu bikorwa kugira ngo bikomeze bizamuke, mbese bikomeze binashyirwe no muri gahunda nk'uko uyu munsi wa none tubibona. Rero muri iki cyegeranyo cyacu turaza kongera twibande ku bijyanye n'uburyo uyu munsi wa none uburezi bufatwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bijyanye n'uburyo uyu munsi wa none uburezi bugenda bukorwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo rero turi buze gusanga uyu munsi wa none uburezi bufatwa nk'urufunguzo rw'iterambere ry'igihugu, bigamije no kuzamura ndetse no gukomeza gushyiraho uburezi buhamye, aho ukomeza kugenda usanga abanyarwanda tugaragarizwa bimwe mu bimenyetso byerekana ko uburezi buri hejuru. Ubwo ni ibijyanye n'uburyo uyu munsi wa none iterambere ryaje mu bijyanye no kwiga, bijyanye n'iterambere. Hari ibintu byinshi cyane byagiye byiyongeramo, ari nabyo ngiye kuza mu kandi kanya tugarukamo mu cyegeranyo tugiye kongera gukorana mu kandi kanya, kubera ko ibi byose bijyanye n'iryo terambere, bijyanye n'ibyiyongereye mu burezi, byose turaza kuza tubibasobanurira mu cyegeranyo tugiye kwinjiramo mu kandi kanya, bijyanye n'uburyo twabiteguye. Ariko ukomeza kugenda usanga yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, usanga hari ibintu bikomeza kugenda bitera imbere, yaba mu burezi, yaba mu byo dukora bya buri munsi, ndetse no muri gahunda za politiki n'ubundi by'igihugu. Ariko mu burezi ho
usanga ari ibintu byinshi bikomeza kugenda bijya hejuru, usanga ari ibintu byinshi cyane bikomeza kugenda bikorwa, aho ukomeza kugenda usanga rero ibyo byose uyu munsi wa none bikorwa, mbese bakanabishyira no mu mbaraga kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze bana-upgrading izo gahunda zose nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Nibwo rero nkomeza kugenda nanjye nkora byinshi cyane bijyanye n'uburyo nanjye ubwanjye mbibona, kugira ngo noneho mbagezeho amakuru ariho avugwa, bagezeho byinshi cyane mu biri kugenda biganirwa, kubera ko uyu munsi wa none ikintu kiduhuza cyane na social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga nazo zirimo ku rwego rwo hejuru, kuri rwa rwego ruba ruhagaze neza n'ubundi kuko bibonwa uyu munsi wa none n'abanyarwanda n'ubundi muri rusange. Rero ukomeza kugenda usanga uburezi rero bufatwa nka rwa rufunguzo, nka ya nkingi y'iterambere, kugira ngo wenda nimba igihugu cy'u Rwanda wenda nk'Ubuhinde buri gushaka aba n'aba mu bijyanye n'ubuvuzi, ugasanga abanyarwanda bamwe na bamwe barabohereje mu bijyanye na gahunda z'uko education hano mu gihugu cy'u Rwanda ikomeza kugenda itera hejuru, ikomeza kugenda izamuka, ikomeza kugenda yaguka n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero ugasanga ibyo byose birakomeza kugenda bizamura, birakomeza kugenda bifasha abanyarwanda kwihangira ndetse no gukoresha uburezi muri rusange nk'uko n'ubundi uyu munsi wa none babikoresha, ariko ari nabyo dukomeza kugenda dusanga mu bijyanye no gukomeza kuzamura izo gahunda zose, mu bijyanye no gukomeza kwagura ibyo byose n'ubundi nk'uko uyu munsi wa none tubibona, nk'uko uyu munsi wa none tubikoresha, kubera ko urakomeza kugenda usanga inama zikorwa, ibyemezo bigenda bifatwa hirya no hino, ukomeza kugenda usanga hari ibyemezo biza bifatwa nko gukomeza nyine gushyiraho ndetse no gukomeza kuzamura iryo terambere nk'uko uyu munsi wa none bifatwa, nk'uko uyu munsi wa none bakomeza kugenda babigaragaza. Rero nuza kunyemerera muri iki cyegeranyo cyacu cyangwa se nuze kuba wabyemera, bisa n'ubundi nk'aho tugeze ku musozo w'icyegeranyo twari twabateguriye. Hari gahunda ijyanye n'uburyo bwo kwagura ndetse no gushyiraho umuryango mugari wa Rodri Entertainment, tugamije kuzamura ndetse no kurema YouTube channel nziza, YouTube channel imeze neza, wenda bijyanye n'uko umutima wawe ubikwereka, bijyanye n'uko umutima wawe uri kumva kino cyegeranyo muri aka kanya ubikumvisha. Ushobora wenda kuvuga ati sindakanda subscribe, kandi kubaka umuryango mugari wa Rodri Entertainment ni byiza cyane, ugahita uyikanda. Yaba ari igitekerezo, kubera ko buri cyegeranyo cyose nakoze nimba munkunda, nimba wenda mwumva ibyegeranyo byacu bikanabafasha, uyu munsi wa none si ngombwa ngo wumve icyegeranyo cyacu ugende utanditse comment, si ngombwa ngo wumve icyegeranyo cyacu rwose, birinde aho ukirangiza utarandika, utaraduhereza n'igitekerezo runaka, wenda niyo watubwira ati twishaha byagenze gutya na gutya, byose turabyumva, mbese tukarushaho no gusubiza ibibazo mwatubashije muri comment. Rero ijambo uyu munsi wa none His Excellent Paul Kagame agaragaza, akomeza kugenda yerekana ko rwose abanyarwanda tugomba kwiga kandi tugashyiraho umwete bijyanye n'uburyo gahunda y'uyu munsi imeze, bijyanye n'uburyo igihugu cy'u Rwanda gishaka guhitamo, bijyanye n'uburyo dushaka kurema icyo twakita nk'uburezi, noneho Afurika yose ikajya itureberaho, ikajya itwigiraho byinshi uko turi abanyarwanda. Rero ibyo byose ukomeza kugenda usanga biri muri gahunda, biri mu ntego uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda gifite, uyu munsi wa none bishyirwa mu ntego n'ubundi muri rusange. Rero reka ngwire ukomeze ugire ibihe byiza. Ciao ciao.